kabisa uyu munsi mwana ntagacika pepe uyu munsi ntagacika umva yarigenje agasaro none uyu munsi anje ndizi turabureba icyonze cyo nanjye ko ndicyangwe umva meze neza ugize ngwi birarangirira mu cyumba gusura mwana aza kunshobokera kari kirogoye sinzi ahubwo niba ari buze kunshobokera mbona agira akajagari n'akavuyo karamurenze indaya mbaya haraza se ko mbona telefone ariko se niba agira na telefone simbizi so ngo kanya vaya hano mubwire tebuka akwaje utebuka mwana ntabwo bumva undi yumva amage ntabwo gutebuka kumva kweri nikucara mubwire umva kanya na mwana wanjye urabyumva neza ndeba hano mubwire agaciro na amavuta urabyumva ugiye kuza kunsura uceceke ugira utugambo urabyumva uceceke agiye kuza none namara kuza urumva uraza kujyara mu cyumba uceceke urabyumva ku buryo n'urushishi rwose mu rutabimenye hanyuma noneho ningo tumiki urajya ukiza no kwitugenda kandi uvuge ko ndi boss wawe uragapfubye ndera uri kubyumva subiramo ngurawe ndagapfubye ubwo rero ubimenye nuza kwibeshya ukavuga ngo papa mbana n'ibiraya hano uri kubyumva kandi tucikogereza bikora ibibi mutanengo zakugurira bombo sikibondesa abana indaya mbaya byinshi ibi byose n'uyu nguyu niwe wi karibu kubura nta kintu mubona mwe sheri waje ugize ngwi aje mba nakwiteguye yambi igikobwa cy'amaboko ye baba we yesu we numeze utese karibu rero wari untindiyeho gatoya uzi noneho numvaga nkukumbuye cyane ndarikumbuye numvaga nkukumbuye umeze utese neza reka da neza nta kibazo urukumbuzi nari ngufite kubura nta kintu mubona mwe umeze utese shesheri neza nayo ari nkukumbuye cyane kananzi nari nkukumbuye iminsi myinshi kuri twese meze neza neza nta kibazo wowe wari unkumbuye cyane abantu urahumura ntiwikoraho byataje ugira ngo urisi si gusase niko yari nkukumbuye nanjye iminsi narara nari murota gufite ka surprise turaza gusohokana ahantu ahubwo agari mu nzu hano agari mu nzu gusa turaza kujyana ahantu nyine furani ukuntu tu kubura nta kintu mubona mwe ku munsi uraza gutabwisha nta kibazo utabwiza n'ikibazo muri nayitika rabo byiza nari none se babwire ariko reka mbanze nkwakira n'inzara nari mfite n'inyota nari nyifite kanya karame papa akusha ingira kana kagapfubya kumva na karakana vaya hano mubwire sha bifata telefone ariko nk'aba ari mutuzi yireka niko kanya mwana none se nimeze bite se nyine ariko si wagiye nabona ise we kandi no wahiye umva nawe ra n'umushyitsi nyine basuze uramenye umwana gisuzo umushyitsi koko kubura nta kintu mubona mwe kanya nyine wowe wumva genda uzane ya fanta nawe uziri hara hepfo urebe munsi gutya y'igitanda sibyo fanta nyine fanta ya indi ya sitoro ngaho genda nyine utebuke kereka abakuzana agafanta nta kibazo nayo nkagukumbuza n'icyaka cya umwana se nagapfubye imirerera nyine hariya ariko njye menyereye ubundi kugwa neza tu ndabizi ngwa neza umuntu agwa nk'ibere buriya ntabwo ari njye ngwa neza cyane rwose nicyo nagukundiye umva none wowe nzajya ngufata nk'amata y'abashyitsi kubura nta kintu mubona mwe amata y'abashyitsi gusa y'abayobozi kanya waje se ariko iyo mutumye nta nubwo rwose ugerageza no kwihuta ibipuri nibyo ni ibikibi akusikanya ni ibintu utumye wowe ni ibintu utumye ugize ngwi n'amazi gusa igiye kwiyuhagira urabona tugiye kwiyuhagira papa urirangagije no kuntu arimo kunshira isiri n'amazi seriye gucira ubundi njye gutumye fanta hara hepfo uruhande rwa matera munsi gutya matera nyine hepfo gatoya ugize ngwi nayinyweye yesu wanyoye nose wowe uri umushyitsi wundi kuri umwana w'imfubyi ndera ugize ngwi ntabwo nabikubwiye ko kubura nta kintu mubona mwe papa ubundi
naguze ko wayahaye naguze ko yahaye mama kuyatekesha Ninde mama ubwire nakubwiye ngo ujye umenya icyo ndicyo suri imfubyi mama si wamwohereje i Kigali mama wawe sundi ninde ubwire wakana we nukongeye kuzana amagambo hano aho kumva mubwire ibi ngibi bikomba ubu ahubwo ntuma na supadipo njye kuzana No. genda vuba bituva hano indaya mbaya amazi nge ubonye nati yuhagiye se Ugize ngo iki? amazi ntago yo bakira abantu urambwira ngo ni fanta ndabona uzana ibibuni uyu ni bashora ingira cyane akosugo kubona abana b'imfubyi na nuvuze ubu reka Ugize ngo iki? urabeshya ngo ufite fanta kandi basi reka mutumira agafanta shika jambo baje reka none ihangane basibyo ubu si ibintu mbabarira ndakwinginze mbabarira rwose nyose nari mfite nesi ngo giye kunywa fanta Sheri fanta zirahari je mfite amafaranga Sheri mfite amafaranga turanasohoka rwose turanasohoka umwana ntari kwibwiriye ko amafaranga ufite umwana wanjye kari imfubyi ndero n'umwana wanjye kari umwana wawe ni bya bindi by'abana batera igipino no aya wiri nahuraho mbabarira rwose turasohoka n'ukuri wabuza fanta urabona yo kunsohoka amafaranga ndayafite amafaranga ari heza ndafite kuzici umuntu reka umuntu yakambara n'umwe kimeze gutya nta mafaranga afite kwinjira ugize ngo sketch ukabona nayo kunyakiriza ibyo bintu gifite amafaranga umva nkubwire ngenda yafite reka nze nzana amafaranga mite nkwere urumva ndaje nzana amafaranga ngo agenda uyazana bikora ibibi yesu we Mene wacu yabaye busy wabo baramubuze babana mu nzu imwe gusa yifitiye isi we yiremeye kubwe nibuhora Insta gahoza Facebook muri miriwari z'i Kigali kuri makeup ntiyatinya kukuramutsa yambaye bikini wamusuye iwabo have wimukanga cyane na saa 8 z'ijoro abakiri kuri chat yabaye photographer ngo uwo muri club Meze te mukobwa meze neza tumana shaka kwibariza akantu gato wa mukobwa ngo ni keza simushaje inshuti yawe ra keza se keza niyo mbonana keza turi inshuti sima ntago wamfasha ngo umenyera ahantu niyo nze mu Rwanda yose namubuze pe keza ngiye keza twahuye ku mugoroba tubiganiraho karana ari kujya gusura umutipe ako nyine agiye mu kanya gatoya agiye mu byara hepfo gatoya nta rugo mbona uramanukaho gatoya tutambika hari igipangu hariya ni nakoze kabisa kangereye saga kanigende Mene wacu yabaye busy wabo baramubuze babana mu nzu imwe gusa yifitiye isi we yiremeye kubwe nibuhora Insta gahoza Facebook muri miriwari z'i Kigali kuri makeup ntiyatinya kukuramutsa yambaye bikini wamusuye iwabo have kimuje gukora iki hano natuje kureba hano umukobwa uje hano nubwo ahageze umukobwa arahari nakindira siko namushakaga ni karibu nta kibazo Bombo clad. No. Oh shit. Surprise, motherfucker. bikora ibibi inzira zose mushaka abgaye nisi se ko ndi hano suza umukobwa w'inshuti yawe arambwira ati nze ku nzu yiwe nyine ndamagera shana ari ngukumbuye ntabwo wandusha kuko numvaga natarakubona numvaga umutima ugatuje pe reka cyane wari umeze neza ari meze neza nasibazo gusa no wahageze ute nurihora nyine hano hari umupeti twiganye Ugize ngo kumusura izaryo nayo nkumbuye pe cyane byiza cyane atakubona numvaga rwose umvaga umunsi ushira atakubonye yego ntabwo shanange ugize ngo iki? sura bizi none ibintu bifitiye indaya mbaya byataye neza ni byiza nare sibyo mukwereke nare yinyereke byinshi ibi byose n'uyu nguyu niwe Kubona nta kintu mubona mu mwebwe. izina ry'Imana pe ndagukunda pe Ugize ngo iki? nanjye ndagukunda nukuri basi kugira ngo mukwereke sino kuko kumwe wow
mbana n'ibiraya hano bikora ibibi Yesu we indaya mbaya Ndishimye cyane. Nuzijyo niba byine nakuzaniye. Na telefone ngira reka. Telefone ugira? Nayo mfite. Cyo ntago ari ikibazo ngenda ifite nagura nindi. Iyi smart yanjye ni yanjye se. Ugize ngo kubura nta kintu mubona mwe. Byiza cyane. Uzi ko nutiye abandi bahungu. Nta nicyo natagwaraga ngifite shira biswe ngiye mu kwemera. Yego kwisi cyane kwisi no mu ijuru huko. Mu ijuru usimana nusanga yarantwaye. No. Sheri Fanta nayibuze. Ngo wa Igize ikibazo kiki. ntago mbizi. Kubwira. Sheri. Kumbona rakaye. Ntago mbizi. No. Sone uvuze ko Fanta ibyo uvuze ko nzaba ikicyuni nkavuye. Vuye mutira. Urambwira iki ko uri kumwe sheri wanjye. Hose gushira wangu kira sheri wangu. Kugira sheri wangu. Mvire mu nzu. Mvira mu nzu. Turabyumvikana Twumve uramba unisheri wanjye sheri. sheri wawe umukuye. No wangu. Sheri wanjye umukuye. Wapi? Ako simani no wawe tujye kumukuraho. Toka tujye kumukuraho. Ni sheri wanjye sheri wawe urumva. Ugize ngo Uzabaze. Sheri wawe. Sheri njye cyane. Twariganye na Sheri biga kindira ko mbona biri umuzo biganaga na. Ako nigindera hejuru iwaje mu rwanda. Mu ntebe zawe ubwatsi bwanjye ni sheri wabibi. Turahasoga Bitaraba nabi mwagiye cyangwa kanze kwere. No. Ndakubwiye ngo nsange mwagize mu turati unisheri wanjye. Ugize ngo ntago ari umusazi nikateye. Rigura mwana twariganye. indaya mbaya Namugera yamuye uramuntu afite umuryango utema ikiza akatwigendera. Twigendere. Yaza gatonze mbereke ngewe ukuntu mbaho sha muracyari hano. Ndavuze ngo mwumvira ngako sibinako